Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Authentic Christendom TV, mugire amahoro y'Imana. Authentic Christendom TV bisobanura ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Mukomere rero ndabashuhuje. Uyu munsi ni tariki ya munani, ni tariki icyenda z'ukwa kabiri, 2025. Nkaba ndi hano rero nyine i Texas nk'uko mumaze kubimenyera. Uyu munsi rero nkaba ngarutse kugira ngo nyine tuganire ibintu bikomeye. Ntabwo nkunze kuvuga ibintu byoroheje, nkunze kuvuga kuri topic cyangwa se kuri suje zikomeye. Uyu munsi rero mbazaniye ariko mbere yo gutangira, reka nongere nifatanye n'abakristo b'abaresista, nabasobanuriye ko abakristo b'abaresista nyakuri ari abahagarara ku ijambo ry'umwimerere bakaryigisha uko riri, mu gihe ingoma ya antikristo iba iri guhatira abantu kwigisha ibinyoma. Ubwo rero mboneho kongera kwihanganisha abakristo b'abaresista ndetse n'abaturage bose batuye muri Goma bamaze gufatwa mpiri n'inkotanyi, ndetse no mu karere kose, kuko siho gusa. Abantu bari mu gahinda n'agahinda kazanywe n'inkotanyi ni benshi mu karere, ntabwo ari muri Goma gusa. Ubwo rero aho muri hose kw'icyo gisuti cy'inkotanyi, ndabihanganishije kandi turi kumwe namwe mu isengesho. Mukomere kandi nyine muresiste nk'abakristu batari ibicupuri, muresiste nk'uko nabyigishije mu kiganiro cy'ubushize. Kandi nongere kwibutsa ko nimero mwambonaho kugira ngo dufatanye mu bishoboka ari guteranya 1 2 5 5 4 3 4 8. Ikimenyetso cyo guteranya 1 2 3 4 3 4 8. Abifuza ko twafatanya umurimo w'abakristo b'abaresista, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp. Waba ushaka gutangiza itorero, waba ushaka ko dukorana mu bundi buryo, wambona kuri iyi WhatsApp. Mbona kuri iyi WhatsApp guteranya 1 2 5 5 4 3 4 8. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru, ntago nari niteguye ko ariyo nzatangaza, ariko nari ndimo nsenga mu minsi ishize mu isengesho rya nibature, isengesho rigufi cyane. Nuko ndasenga nti Imana, garura ituze mu Rwanda kugira ngo akarere kose kabone ituze. Nahise mbona ubutumwa buri muri Yeremiya ibice 14, umurongo wa 11 n'umurongo kugeza ku murongo wa 12. Reka yenda mpite mpasoma. Yeremiya ibice 14, umurongo wa 11 kugeza umurongo wa 12. Haranditse ngo, maze Uwiteka arambwira ati, we gusabira ubwo bwoko ibyiza, naho biyiriza ubusa sinzumva gutaka kwabo, kandi nibatamba ibitambo byoswa n'amaturo y'ifu sinzabyemera, ahubwo nzabarimbuza inkota n'inzara n'icyorezo. Maze gusenga iryo sengesho, ni ubwo butumwa nabonye. Ubutumwa rero busa nubwo natanze tariki ya 1 z'ukwa 10, 2023. Nyine kuri cano mwabusangaho, bwitwa The Fragrance of Christ number 7, umuburo wa nyuma kuri FPR Inkotanyi. Wari umuburo waturutse muri Bibiliya mu gitabo cya Yona, igice cya 1 umurongo wa 2.
havugwamo ko ibyaha bikabije by'Ininiwe byari byageze ku Mana, ikaba yari igiye kurimbura umurwa. Igisobanuro cy'ibyo byaha byari bikabije i Niniwe biri muri Nahumu ibice bitatu umurongo wa mbere. Havugwamo ko nyine Niniwe wari umurwa umena amaraso, umurwa w'abanyabinyoma n'abasahuzi. Ntawashidikanya ko umurwa wa Kigali ukora ibirenze ibi ndetse birenze iby'i Niniwe. Sinigeze nteganya kongera gukora ikiganiro nk'iki, niyo mpamvu icyo nakoze mbere nari nakise umuburo wa nyuma kuri FPR Inkotanyi, ariko Imana ishatse ko ntambutsa umuburo wa kabiri. Umuburo waje ndangije isengesho nk'uko nabibabwiye rya nibature. Ishingiro ry'uyu muburo riri muri Yeremiya nk'uko tumaze kubisoma, igice cya 14 umurongo wa 12, ko Imana yari imaze gutsiratsiza ko itazumva amasengesho n'ibitambo bitambwa n'abantu bari bakomeje gukora amahano. Nk'uko nabibabwiye, ubu butumwa bwaje maze gusaba Imana ngo igarure ituze mu Rwanda kugira ngo akarere kose kabone ituze, kuko bigaragara ko Kigali ari rwo ruganda rw'agahiri n'agahinda byugarije akarere. Mu kwirinda kugendera ku marangamutima yacu mu ivugabutumwa, ndabwira abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'Imana, abasobanura Bibiliya, ni byiza gusobanukirwa ubutumwa tubona muri Bibiliya abo bwari bugenewe bwa mbere igihe bwandikwaga. Ibi byatumye nshaka kumenya ni bande Imana yari yatumyeho Yeremiya kuburira muri iki gice, kubera iyihe mpamvu. Byatumye rero nyine nsoma igice cyose cya 14 cyo muri Yeremiya. Ngiye kukibasomera cyose, ariko ndajya nsoma ibice. Turahera ku gice cya mbere kirimo ubutumwa bwahawe abayuda mu gihe cy'amapfa cyangwa se inzara ikaze yatewe n'izuba ryinshi. Aho ngaho ni muri Yeremiya ibice 14 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Yeremiya 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6 haranditse ngo: ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ku bw'amapfa yari yacanye. I Buyuda haraboroga, mu marembo yaho abantu bararaba, bicaye hasi bariraburiwe, gutaka kw'i Yerusalemu kugiye ejuru. Imfura zabo zohereje abana babo bato kuvoma, bageze ku mariba baburamwo amazi, bagarukana ibibindi byabo birimo ubusa, bakorwa n'isoni, bariheba, bifata mu mutwe. Babitewe n'uko ubutaka bwiyashije imitutu, kuko ari nta mvura igwa mu gihugu, n'abahinzi nabo bariheba, bifata mu mutwe. Ni ukuri imparakazi nayo ibyariye mu gasozi ita abana bayo, kuko ari nta bwatsi buhari. Nazo imparage zihagarara mu mpinga z'imisozi zifite impumu, nk'uko ingunzu zahagira. Amaso yazo abaye ibisanga, ni kuko ari nta bwatsi buriho. Icyo ni igice cya mbere cy'ubu butumwa, igisobanura uko byari bimeze icyo gihe Yeremiya ahabwa umuburo wo kuburira abayuda. Mu Rwanda ntihari inzara kubera kubura imvura, hari inzara kubera monopole. Iyo bita monopole, uwo bita Jean-Luc Musana atarapfuka umunwa, cyangwa niba ari gukotana ari koshya ntawamenya, ariko akivugira kuri za cano zabo yavugaga ko yavugaga ko nyine hari monopole. Monopole ni ukuvuga ni ukwikubira ubukungu mu gatsiko k'abantu bakeya. Mu Rwanda rero nyine hari inzara bitewe n'iyo monopole, si ukubera ko babuze imvura,
ahubwo ni ukubera iyo monopole, ukwikubira ubutunzi bwose bukajya mu maboko y'abakada ba FPR gusa. Niyo nzara ikabije iri mu gihugu. Ntabwo ari inzara yo kubura imvura nk'iyo Yeremiya yavugaga mu Bayuda. Igice cya kabiri, donc part 2, igice cya kabiri kiravuga ku isengesho rya Nyirarureshwa. Isengesho rya Nyirarureshwa riri muri Yeremiya nyine, ubwo tuhera ku murongo wa 7 noneho tugeze ku murongo wa 10. Icyo ni igice cya kabiri, Yeremiya 14, umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10 haravugwamo amasengesho ya Nyirarureshwa y'Abayuda mu gihe cy'inzara ikaze bari barimo. Nubwo ibicumuro byacu bidushinja, tugirire kubw'izina ryawe, ayi Uwiteka. Nubwo ibicumuro byacu bidushinja, tugirire kubw'izina ryawe, ayi Uwiteka, kuko gusubira inyuma kwacu ari kwinshi twagucumuyeho. Ayi byiringiro bya Isirayeli, umukiza we wo mu gihe cy'amakuba, umukiza we wo mu gihe cy'amakuba, kuki waba umeze nk'umushyitsi mu gihugu, nk'umugenzi uraye ijoro rimwe gusa? Kuki wamera nk'umuntu wumiwe, nk'intwari inaniwe kurokora? Nyamara Nyagasani uri muri twe, kandi twitiriwe izina ryawe, ntutureke. Uku niko Uwiteka abwira ubu bwoko ati, uku niko bakunze kurorongotana, ntago bashinze ibirenge byabo hamwe. Nicyo cyatumye Uwiteka atabemera. Noneho yibutse gukiranirwa kwabo, agiye kubahanira ibyaha byabo. Muri iki gice, donc part 2, ni igice cya 14, umurongo wa 7 kugeza ku wa 10, Imana nyine yinubiye amasengesho ya Nyirarureshwa. Mu Rwanda hari uburyo bubiri bw'amasengesho ya Nyirarureshwa. Uburyo bwa mbere, abakada basengera gusigasira ibyo basahuye, bita ibyo bagezeho, bakanakomeza kwimakaza uburiganya n'ubugome, bambaye ibishura by'ubupadiri n'ubupasitoro. Ba Apotre nka Mignone, Apotre Mutabazi, Kadinali Kambanda n'abandi benshi. Urwo ni urugero rwa hafi mwese muzi mubona. Abiyita abakozi b'Imana bitwara nk'aba, Imana bari mu batumye Imana izinuka amasengesho yo mu Rwanda. Uburyo bwa kabiri, abasahuwe ibyabo bakagirwa second class. Second class ni ukuvuga ni abantu badahabwa agaciro n'amahirwe ku rwego rumwe n'abantu bo mu gatsiko kari ku butegetsi. Abantu nk'aba iyo basenze bati, Imana ushimwe ko twabohowe kubera kurengera utuvunyukira bahabwa n'ababakandamiza, Imana ibafata nk'ibifura, ikabura Mose muri bo. Kurimbuka kuje ntikuzabasiga, kuko ibikundanye birajyana. Mwibuke ko message nahawe, nk'uko nabatangiye mbibabwira, mu gice cya 14 umurongo wa 11 kugeza 12 handitse ngo, aba bantu reka kubasengera kuko ngiye kubarimbuza intambara. Aha ndi kubaburira umuburo wa nyuma ko intambara yo kubarimbura igiye kuza. Maze iminsi mbakangurira kuba abakristu b'abaresista, nk'uko abakristu batari bicupuri babigenje mu Budage ku bwa Hitileri, bakitandukanya n'abakada ba Hitileri biyitaga abakristu, nyamara bagashyira imbere ubunazi kuruta Kristo. Aba bakristu bo muri second class
mu Rwanda mwitandukanye n'inyigisho z'abantu nka ba Mignone, ba Mutabazi na ba Karidinali Kambanda, inyigisho zigisha ko ari amahoro kandi muri ku musonga w'ingoma yabo. Bitabaye ibyo muzasangira igikombe cy'ibihano bije. Dukomeze dusoma, noneho tugeze ku gice cya gatatu cyo muri ubu butumwa. Igice cya gatatu kiri kuri none Imana iragaya kwiyiriza ubusa n'amaturo by'inkotanyi ziyita abakristo, kuko ntaho bataniye n'abakristo b'abanazi barangiranye na Hitireri. Reka nabyo tubisome, nongere bisubiremo ko nari nabisomye. Ni Yeremiya ibice 14 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Haranditse ngo Uhoraho arambwira ati ntiwirirwe uvuganira aba bantu. Nsomye mu yindi Bibiliya yanditswe nyuma y'intambara. Uhoraho arambwira ati ntiwirirwe uvuganira aba bantu, nubwo bakwigomwa kurya sinzumva ugutakamba kwabo, nubwo bantura ibitambo bikongorwa n'umuriro n'amaturo y'ibinyampeke sinzabishimira, ahubwo nzabateza intambara n'inzara n'icyorezo bibarimbure. Iyi niyo mesaje nahawe, ko Imana yazinutswe amasengesho aterwa mu Rwanda, ko ahubwo agiye kubarimbuza intambara n'ibyorezo n'inzara. Sibyo nifuza, ariko niko nabibonye. Ntabwo numva amajwi, ariko nuko nabibonye. Ntabwo ibyo nifuza rwose, ahubwo nabibonye nari ndi gusenga ngo hahumekwe ituze kugira ngo nyine bigere no mu karere kose. Ariko Imana bigaragara ko irambiwe amasengesho ya Nyirarureshwa akorerwa mu Rwanda, kandi ibintu byatumye Imana irakara cyane, kuko izina ryayo rihindanywa, rikoreshwa mu binyoma. Kubw'ibyo rero uyu ni umuburo wa kabiri, kuko uwa mbere nawutanze muri 2023 mu kwa 10 ku itariki ya mbere. Nari nzi ko nta wundi nzatanga. None rero umuburo uragarutse ngo muve mu masengesho ya Nyirarureshwa no kwiriza ubusa, ariko imitima yanyu yuzuye uburyarya, ubuhezanguni ndetse n'ubugome. Igice cya kane aricyo cya nyuma cy'ubu butumwa, ubwo turasoma noneho turakomeza muri Yeremiya ibice 14 umurongo wa 13 kugeza wa 18. Ba nyirabayazana, reka tuhasome ibice 14 umurongo wa 13 kugeza wa 18. Maze ndavuga nti ayi mwami w'iteka, dore abahanuzi barababwira bati ntabwo muzabona inkota, ntimuzagira n'inzara, ahubwo nzabahera amahoro y'ukuri hano. Maze Uwiteka arambwira ati abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, si jye wabatumye kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo. Babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu n'ibitagize umumaro n'uburiganya bwo mu mitima yabo. Nicyo gituma Uwiteka avuga iby'abahanuzi bahanurira mu izina ryanjye. Nicyo gituma Uwiteka avuga iby'abahanuzi bahanurira mu izina ryanjye kandi ntabatumye, nyamara bakavuga bati inkota n'inzara ntabwo bizaba muri iki gihugu. Ati abo bahanuzi bazarimburwa inkota n'inzara. N'abantu abahanuzi bahanurira bazagwa mu nzira z'i Yerusalemu bazize inzara n'inkota, kandi
ntibazabona gihamba, haba n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, kuko nzaba mbasutseho ibyaha byabo. maze maze uzambwi maze uzababwira iri jambo uti, amarira ahora atemba mu maso ku manywa na nijoro adatuza, kuko umwari w'ubwoko bwanjye yacitsemo icyuho gikomeye, n'uruguma rubabaza cyane. Iyo ngiye mu gasozi, iyo ni Imana yavugaga, iyo ngiye mu gasozi mpasanga abicishijwe inkota, kandi iyo ngiye mu murwa mpasanga abarembejwe n'inzara, kuko umuhanuzi n'umutambyi nabo barajarajara mu gihugu batagira icyo bazi. Bo, aya niyo magambo nahawe kubabwira. Njye nasengaga nyine ko nsaba ko mu Rwanda hahumeka ituze, kugira ngo akarere kose gahumeke ituze. Ariko Imana, mbona ubu butumwa ko Imana yarambiwe ibibera mu Rwanda, cyane cyane ibikorwa n'abantu bitirira Imana kandi bagakora amahano. Nabahaye urugero rwa Apotre Mignone, muzi ubwo yafatirwaga mu Burundi agiye gukoresha yo kudeta, muzi ibyo bamutabaza baba bari kuvuga kuri Victoire Ingabire, muzi Kardinali Kambanda ujya imbere utinyuka akigisha ko mu Rwanda nta muntu ushimutwa, nta usahurwa, nta wicwa, nta uburirwa irengero. Izo ni ingero rwose zigaragara, ntabwo mba nje kwikoma abantu, nta nabo bose, nta nabo nzi, nta nubwo mbazi, ariko amakuru atugeraho. Ubwo rero nyine ni uko ubwo butumwa bumeze. ba nyirabayazana ku byago bigiye kugwira u Rwanda ntabwo ari abapagani, ahubwo ni abiyita abakristo kandi batarigeze bahinduka, ni abigira abahanuzi kandi ari uburiganya bari gukora. Ba nyirabayazana nyine ni abahanuzi b'ibinyoma, n'abo bahanurira ako kaga kaziye kubagwira. Abo ni abakristo b'ibicupuri, narabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Nyine abakristo b'ibicupuri ko ni abitwara nk'abakristo b'abanazi, kuko mu gihe cya Hitileri bashyigikiye Hitileri mu guteza akaga isi yose. Abakristo bitwara nk'abanazi bo mu gihe cya Hitileri nibo bakristo mu Rwanda muri kuburirwa. Ingero nazitanze rero nyine, abantu bose, cyangwa niba wize muri iyo groupe y'abantu bavuga amen ku masengesho ya ba Mignone, ya ba Mutabazi, ya ba Karidinali, mwitegure ibigiye kubabaho. Ntabwo ari byo nifuza, ariko nuko nabibonye. Uyu ni umuburo wa kabiri. Uwa mbere nawutanze 2023 mu kwezi kwa 10 ku itariki ya mbere. Nari nzi ko ari wo wa nyuma, ariko n'ibi byaraje. Njye ntabwo numva amajwi, ariko mfite uko mbona message rero ni ndayitambukije. Nta rubanza rundiho, sinifuza ko ariko byaba, ariko niko byagaragaye. Ubu uri bwumva iyi message wigeze ku bandi, ahari Imana yagira icyo ikora mwihannye, mukareka guhanura amahoro kandi ntayahari, mukareka kwiyiriza ubusa mu masengesho anyurureshwa mu mitima huzuyemo ivangura, ubuhezanguni ndetse n'ubugome n'amarozi n'ibiki byose. Ibyo biri mu byatumye Imana ica iteka ko igiye kubarimbuza intambara. Bakunzi ba Authentic Christendom TV, ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'amadini n'itekinika ry'abanyepolitiki, Imana y'amahoro ibane namwe.
mujye mwibuka gukora subscribe no gutangaza no gusharinga no gukwirakwiza ibi biganiro kugira ngo dutizanye ingufu ku murimo w'Imana, kuko ubutumwa uko bugera kure niko YouTube nayo ibona ko bufite agaciro, nayo ikareka abantu benshi bakabureba. Reka rero turangize dusenga Imana. Urakoze Mana ko wongeye gutanga imbuzi ku bishobora kuba ku nkotanyi ziyita abakristu nizitava mu masengesho ya nyarureshwa no kwiyiriza ubusa, imitima yabo yuzuye urwango, ubuhezanguni n'uburyarya. Mana, iki ni ikimenyetso cy'uko ukibakunda nubwo binangiye imitima, kuko abo Imana ikunda irabacyaha, irabakebura. Uwiteka Mana Data wa twese, ubushake bwawe ni bube, ubwami bwawe buze mu isi nk'uko buri mu ijuru. Dusabye mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu, amena. Imana y'amahoro ibane namwe bene data, muri ku gisuti cy'inkotanyi Imana igiye kurimbuza intambara hamwe n'abahanuzi bayo b'ibinyoma. Mwe mukomere muri Yesu Kristo, mugume muri Yesu mushikamye. Imana izabarinda.